Nongeye kubasuza mwese dukomeje kubana kuri mikoro ya Celebrities XMASS Party ni gitaramo kigomba kuba ku tariki 25 z'ukwezi kwa 12 kikabera muri Camp Kigali. Abantu bose bazwi mu Rwanda bazaba bahari. Uyu mupapa turi kumwe yitwa Cleophas Barore, reka ngo yikaze. Urakoze cyane. Barore nkunda ijwi ryawe. Sinari mbizi. Mu byukuri iyo ni inkuru kuri njye. Nakuze nkunda kukumva, nkumva kuri radio, nkumva ijwi ryawe, avuga ati wow, uri umwe mu bantu bampaye inspiration kuva ati nanjye nzakora itangazamakuru. Ibyo mbishimiye Imana kumva ko hari abo nafashije, ntarinzi ko nafashije nabo uyu munsi bakaba barageze ikirenge mu cyacu, ko navuga ngo keep up. Hanyuma igitekerezo cy'iyi mikoro abantu bose bazwi mu Rwanda ngo harimo abakinnyi, harimo abahanzi, harimo abakina teatre, harimo abakina filime, harimo abakora muri kamideli, hakazamo namwe abanyamakuru. Iki gitekerezo mu byukura cyumva gute ko abantu bazwi bose bazahurira hano? Abantu bazwi guhuza abantu baturutse imihanda yose mu ngeri zinyuranye z'ubuzima bw'igihugu bagahura ni byiza. Ikizaba kibahuje sindamenya ari iki, ariko kubahuza ubwabyo ni byiza, bakamenyana. Sinzi niba hari n'abazaza kubareba no kuganira nabo no kubatega amatwi, ariko bagukundiye bakitabira ubwo butumire, nge nibwira ko byaba ari ibintu byiza cyane ko bene abo bantu wise bazwi no kuboneka kwabo gukunda kugorana, Imana izagushoboze baboneke. Hanyuma igitaramo nyirizina kizaba kuri Noheli. Noheli gira ikintu tubwira kuri Noheli. Noheli nk'umukirisitu, abanza nyivuge nk'umukirisitu, no munsi twizihizaho ko igihe cyageze umukiza akavukira mu isi kugira ngo ducungurwe. Noheli ariko mu bundi buryo bwa rusange hari abavuga ngo ni umunsi w'abana, ni umunsi wo kwishimana n'imiryango, ariko burya hirya y'ibyishimo, hirya yo kurya, hirya yo kwambara, hirya yo gutembera, hirya yo gutumira inshuti nk'uku uvuga uti twebwe tuzahuza cyangwa turahuza abantu b'ibyamamare, burya Noheli ni umunsi mukuru uganisha mu bijyanye n'icungurwa, ni umunsi mukuru uganisha mu iyobokamana, nubwo isi igenda iwugira umunsi mukuru wo kwishima, wo guhura, wo guha abana bombo, muziko mu gihe utatsemo ibintu bya Père Noël n'ibindi, ariko Noël est une fête spirituelle, ce n'est pas seulement une fête matérielle. Voilà. Hanyuma Barore, natangiye nkubwira ko nakuze nkumva kuri radio, bikaza no kuma ingufu zo kuvuga ati nanjye ngomba kwiga itangazamakuru nkazarikora ry'umwuga. Hari abana benshi bari kutureba mu bantu badukurikiranye kano kanya, ubutumwa bwawe bwaboboye. Ubutumwa nubwo kuvuga ngo niba ufite inzozi, nubona amahirwe yo kuzishyira mu bikorwa, ntuzayapfusha ubusa. Ngewe umusindi umunyamakuru, ariko nanjye kera hanjye nkiri umwana nakuze numva abandi banyamakuru, nkajya nibaza ngo ariko umuntu aba umunyamakuru ati, icyo ni kimwe narakibazaga. Nza kuba we ngezemo kuko nabikoze mbikunze, navuga ngo Imana yaramfashije, ibyo nakoze, ibyo nkikora uyu munsi, njya mpura n'abantu bakambwira ngo turabikunda. Icyo nkita umushahara wa kabiri wiyongera ku nsanzwe mpabwa. Ufite rero inzozi akabona opportunity yo kuzishyira mu bikorwa, naje ayisimbukiraho ayifati. Reka tugaruke kuri Celebrities XMASS Party. Nubwo nyine urumva ni igitaramo kigomba guhuriramo ibyamamare byose, ariko se Barore icyamamare akunda mu Rwanda ni kihe? Mu yihe domaine? Muri domaine yari yose uraza kudusobanura. Byangora nkunda umuziki, kandi nkunda abahanzi b'abanyarwanda banyuranye. Iyo ngiye mu ndirimbo gakondo nko mu nanga nakundaga umuhanzi Sebatunzi, nkunda umurya w'inanga we. Najya mu bahanzi bubu biri bugutangaze nkunda Meddy. Birashoboka ko yaba atakigezweho cyangwa agezweho, ariko uramukunda. Genda mukunda. Nkakunda umupira w'amaguru. Umukinnyi w'umupira w'amaguru kano kanya hari umukinnyi waba ugukonvenka? Mperuka kureba umupira hambere, ariko buriya umuntu wigeze guperforminga nkamukunda ni Jimmy Gatete. Gatete yaraperforminze ntitaye ku ikipe yakinagamo, ahangaha ku giti cye. Mu bakinnyi ba filime na sinema n'imyidagaduro, nkundura muhungu bita Garasiane Seburikoko cyangwa Papa Sava. Mbona afite talent, ariko nabandi ntavuze amazina, j'apprécie
nkunda ibihangano ushobora gusanga warakunze byinshi by'umwe ariko n'abandi ngenda mvuga ngo iyi ndirimbo iraririmbye iki gihangano kimeze neza ku buryo nakubwira nka buriya yo numvise ya ndirimbo ngo uyu muntu ni umusinzi ariko ni uwacu ni ya Danivumbi ni Danivumbi ndavuga ariko uyu muntu ibi bintu yabitekereje ati asanzwe nawe ari umunywi w'inzoga yagize umwanya wo kwitegereza abasinzi nkunda umuntu ufata umwanya we akitegereza sosiyete yarangiza agatanga ubutumwa. Hanyuma reka tugere ku musozo urifasha mikoro hanyuma abantu bazitabira kino gitaramo mu by'ukuri gira ijambo bagenera. Abitabiriye iki gitaramo ijambo nababwira nuko ni byiza guhura abantu bagafata umwanya bakava muri stress kuko rimwe na rimwe ibyo tubamo biratuvuna biratugora ariko guhurira mu mwanya umwe abantu bavuye mu ngeri zinyuranye z'ubuzima bagahura bakungurana ibitekerezo bakaganira se burya ni wowe nanjye najyaga nifuza kukubona nibwira ko umwanya nk'uyu wo guhura ankoro bagahura ku munsi mukuru nk'uyu n'iby'igiciro ni byiza iyaba no mu buzima busanzwe ibitaramo nk'ibi byajyaga biba abantu bagahura batari muri stress yabo akazi ahubwo bagahura bungurana ibitekerezo kandi ahamya ko guhuza abantu b'ingeri zinyuranye nko mu gitaramo nk'iki abanyamuziki abahanzi abanyapolitike n'abanyamadini nibwira ko buri wese afite icyo yakwigira ku wundi iki gitaramo rero nakwifuza ko ukitabiriye wese avanamo ubutumwa akahakura inshuti kuko muri iki gihe twe mu gihe cyacu umuntu yagiraga ikarine agenda yandikamo amadresse ariko iyo abantu bahuye nk'uku bagahana amakarite de visite amakarite de business burya umuntu aba yungutse izindi nshuti kandi aba yungutse n'ubundi buryo bwiza bwo gukora navuga rero ngo umuntu wese ukitabira akibyaza umusaruro. Murakoze.